reka twakire Goreti uhagarariye diaspora muri Kenya ibyo ni bimwe bikuvugwaho akunda kiyutse wabivuguruza se oya ntago wabivuguruza yes mu giterane kinini cyane cyari kiri kubera ndumva ari muri arena muri BK Arena kiyobowe na Apotre Mignone Kabera cyari igiterane kinini rwose cyari kitabiriwe n'abantu benshi numva hamagaye rwose abantu bajya baturuka mu bihugu bitandukanye na Goreti numva kuvuze mu izina ati niko umubyeyi yubaho Imana mu mugisha ngewe ndashaka ko uyu munsi uza kuba specific ukambwira wenda nari natiyemo agakorasi rero bandatangiye nk'imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana ngeze mu nzira ntashye ndebye ukuntu bamaye korasi paruwasi yose yateranye ururembo rwose ruhari oya kwikorasi yawe kwikorasi nteye nageze mu rugo iriya ndirimbo nyirangije umunsi Imana yakwibutsa aho utuye bazabimenya urumva ko twajyanye n'abiwacu b'igifumba twajyanye na korali y'igifumba umunsi Imana yatwibutsa aho batuye bazabimenya n'ab'igifumba barabimenya ko Imana yanyibutse kubona bamaye n'indirimbo mu giterane cya paruwasi yose paruwasi yose ihari naho iyo ndirimbo yavuye naho iyo ndirimbo wumva birirwa baririmba ngo DJ we yavuye aho ngaho paruwasi yose yatera ngayo ngo singwa amakuru man burya naho ngayo ndirimbo yavuye ubwo rero natangiye ndirimba gutyo witonde cyane uriya mu mama muri kumwe hagikuzimu iyo uri kumva ibyo bintu byimbusi by'abantu basa naho bari gukunda bari kukugira n'inama bangira inama uriya mubyeyi rwose ati ashobora kuba yakorana n'imyuka mibi ugasomeza comment nk'uko wenda nanjye njya zisoma nagize amatsiko byakirute muri wowe kuri wa Apotre Mignone ni muntu bo sinzi mbere we nari kugira nasubiza icyo kintu ntago nibaza ukuntu umuntu turi kumwe na Goreti Goreti ni intore n'umuntu uhorana morale n'ibyishimo kuki wuzuye amahoro nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza Goreti ahorana morale Goreti ni umugore Yesu yagiriye neza yanejeje ni umugore wagutse mu bitekerezo mu murimo w'Imana akora umurimo mwiza ukundwa n'abantu benshi kandi morale ye ihindurira benshi kugukiranuka nicyo mbikundira niwe turi kuganira rero hano muri aka kanya uratangira wibwira abantu dukurikiye nkeka ko ari mu bwa mbere tugiye gukorana ikiganiro kuri iyi televiziyo iyi ni televiziyo ikora mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse no muri Afurika ubu uyu munsi turi Nairobi Kenya duhuye na Goreti nabyo biri mu buhamya nabyo ni ibintu Imana iba yaravuze kera turagiye inka ugati nzabambutsa imipaka njye naragiye inka 6 oya naragiye inka pe mwishyamba banekaje mwati nduwiteka nzakwambutsa imipaka nje kuvuga izina ryanjye ugacyura ukazicyura akubete kikobwa kobwa eta nshaho ubuhamya ni burebure ni byiza cyane reka dutangiye dusuhuza abantu badukurikiye muri aka kanya ni by'igiciro ni by'umugisha nitwa BK Moyesu dukunda kubana mu biganiro byinshi bitandukanye umunsi nifuje yo kuganira na Goreti duhuriye Nairobi atangira aririmba no mu cyongereza birumvikana ntabwo ari gukomeza kuririmba mu rurimi rwo gusa ze ntazi Igiswahili uragira ko hano mba n'Igiswahili tafuteni nguvu za upako walioshindikana yawezekana tafuteni Roho Mtakatifu yabadilika kwa sababu mali hiyo ilipo walioshindikana ya sadiki tena zaidi ya hayo Roho atamubeba bibi harusi wa Kristo samani ni upako gaciro na amavuta abeno birakaze mama ya Mungu shangere nzaba babwiye ibintu ntabwo byoroshye ibintu babikaze ibutsa abantu ko uri Nairobi Haleluya bavandimwe ndabakunda cyane ubundi ngewe mujye mwise cyane wanese twe twarapfuye twarabaye nabi nta guseka ntaki ariko Uwiteka atwihereye agakiza twihereye amavuta turaseka turishima rero ni Goreti mushimiye Imana muvugana nejo bundi bambatije nakandi kitwa ngo DJ ngo ubundi DJ ngo DJ we maze mbona utwana tw'uduhungu twinaga mu birere ngo DJ we bara nabo barakabye nuko hanyuma rero nkaba ndi umubyeyi wubatse ufite umutware n'abana 3 tukaba dutuye muri Nairobi Abanyakenya ndabashuje cyane ndabakunda hanyuma rero twarahageze Imana ibana natwe ariko
turashima Imana muri byose kandi twishimiye kubona bikemo wa Yesu bike rwose amavuta n'uvanye i Kigali nayo ndabona akazi arajejeta amavuta uvanye i Kigali neza cyane Imana iwo mugisha nawe Imana iwo mugisha ndagufana buriya yego komana ndumva binshimishe ndagufana ndakwemera ibintu ukora cyane cyane ariko iyo bigeze muri yanjyana umunsi Imana yakwibutsa utuye baza isa nihagurutse kabisa ndagukunda iyo uri kuri stage wafashe mikrofone igitenge nagishyize hano umva nagikenyereye ahangahe ibumoso ikiganiro cy'ubutano ubundi no gushyiramo sebeni ubu nifuje ko tuganira cyane kuruta kuririmba cyane cyane turaza kugenda tuganira ku buzima bwawe bw'umuziki n'ubundi ntacyo bitwaye ndetse n'ubuzima bw'ibikuvugwaho n'ubuzima bw'ibikuvugwaho kugira ngo ugire ibyo uhamya ugire ibyo uhamya ugire ibyo makuru nzaniye ko nayo numva atoroshye ugire ibyo uhamya ugire ibyo uvuguruza hari n'ibikuvugwaho herega ubuze nk'ubu ushobora kuvuga nk'ijambo mperutse kumva ahantu umuntu aravuga ngo reka twakire Goreti uhagarariye diaspora muri Kenya ibyo ni bimwe mu bikuvugwaho wabivuguruza se ntabwo wabivuguruza yes mu giterane kinini cyane cyari kiri kubera ndumva ari muri arena muri BK Arena kiyobowe na Apotre Mignone Kabera cyari igiterane kinini rwose cyari cyitabiriwe n'abantu benshi numva hamagaye rwose abantu bajya baturuka mu bihugu bitandukanye na Goreti numva kuvuze mu izina ati niko umubyeyi yubaho Imana imumugisha njyewe ndashaka ko uyu munsi uza kuba specific ukambwira wenda kuri wowe wumva ririya jwi riguhamagara mu bantu bangana kuri iyo wabyakiriye ute Apotre Mignone avuze ati Goreti waje uhagarariye diaspora ya Kenya ubu yaragutoye ikintu cya mbere mbanje kukubwira no kubwira abanyumva uriya n'umubyeyi wanjye yego rero uyu mubyeyi ahamagaye umwana yitabana ingoga kandi byiza cyane nyine umwana ahita yitaba ariko kuri njye hari ahantu rwose kankubwe ukurikije ahantu tuvuka n'ahantu tuturuka naho twaturutse namwe muzi harimo abantu benshi muzi ahantu mvuka naho nturuka murahazi kumva rero ngo ijwi nka ririya Imana iramukoresha arampamagaye nkahagarana nkahariya nkanjye ndinde uturuka wo kwande kumva rero mpagaze imbere y'imbaga nyamwinshi y'abantu bangana kuriya umubyeyi yampamagaye aba ari ibintu simbifata nk'ibisanzwe biba ari ikirenga kuko biri Imana yajyaga ibivuga ntago sinanabimenyera ni ibintu m'agaciro gakomeye ukurikije aho duturuka naho tuvuye kubona Imana iguhagaritse Imana ntabwo ibeshya mbogore uraza kumfasha muri kunsembuye ko numva uncotora ngukoreye hakurya ko numva uri kuncotora uraza kumfasha muri iki kiganiro ndashaka ko abantu bamenya uyu Goreti tubona mu biterane afite morale yishimye aririmba ubundi Goreti ni muntu ki avuka niye nkuru yasanze ku isi akivuka yego ntago ndi bujye mu bintu byinshi umwanya dufite nawo ntago ari muremure cyane nta kibazo ariko ngewe naravutse nkuko nabandi bose bavuka ngewe ubu ntiwambaza ngo iwanyu nyirizina ni kuko naho nzi nasanze nyine ari mu miryango yacu iburinga ni kwa sogokuru iburinga igifumba ni kwa mama wacu mu by'Imana naho nize segonderi mu Ruvumera naho nabaye nibana mu mpaka nkozobokwe hanyuma i Kigali naho nabaye maze gushakana na Ngwabi Joseph Ngwabi Joseph uramuzi Ngwabi Joseph mutware wanjye ndamuzi muri Nairobi naho ntuyemeze gutyo ubwo wambaza ngo ntumbaze ibintu byinshi ubwo ngiye nciye mu ncamake ariko uri kubwira abantu wanyu abantu rero n'igikumbaza ibindi ubwo hose naho nabaye naho ngaho hanyuma kubera impamvu z'ubuzima bwanjye ngewe nakuze nyine ndi imfubyi nisanga gutyo ndangije ndakura ibintu by'imiririmbire nabitangiye ngewe ndirimba muri za bare urabona ko kuri barimba inyarwanda indirimbo z'inyarwanda yewe Rwanda we biranabyo zirandirimo ndazikora kandi no kuziririmba nigeze no kuba no wa mbere baguhanikira kamaboko ukajya uvuga uti naba award ya mbere ngewe natsinze twagiye kuririmba kuri stade ya Muhanga nabaye wa mbere ku munsi w'umwana w'umunyafurika umunsi w'abana muri Afurika turawizihiza twishimye babyeyi namwe barezi bacu turabaramutsa muri Sanga iye murakomeza ibyo byishimo mpita mbo wa mbere bampemba Rufuku ubu se Rufuku urayizi Rufuku ni igikapu cya Kingi
rufuku ni ikiringiti urumva ubu ngubu muri no minsi nsigaye mbona i Kigali ukuntu bubaka ama etage za nkingi urabona ngiye urumva ngenda umufundirize kubaka nize construction urabona ukuntu bazamura inkingi none kugira ngo rero inkingi ifate nyine iriya beto bamennye yumva amazi bafata ibiringiti byitwa rufuku bakagera babikikiza za nkingi hejuru kugira ngo zigende ayo mazi agenda nyengerera muri ya beto bamennye kuri ya nkingi ifata ikomere kiriya kiringiti rero buriya mukibonye bakibetesha bakikoresha kuri beto ariko buriya kiriya kiringiti nicyo nahembwe nabaye wa mbere ku munsi w'umwana w'umunyafurika bahita bampemba ikiringiti cya rufuku cyazagamo inda nka veni uwo ni goreti nk'ubwo buzima nakuriyemo nyine ngayo nguko nese witabye Imana ryari ngihumeka yego ibintu birebire nitabye Imana ngihumeka abanyumva nkura gutyo nyine igihe kiragira 9 ndakizwa mba ahantu bita Igifumba bajya Gifumba ndabashuhuje muri abana beza ni Muhanga Nyagifumba rwose biwacu Muhanga ahantu zamuka ugiye kizabonwa wa musozi witwa Kizabonwa hari umusozi uri munsi urusengero ruri munsi y'umusozi rura rusengero rwitwa Igifumba deperi y'Igifumba niho narerewe niho nakirijwe niho nakuriye niho nazamukiye naho rero Imana yakiye kweri ndakizwa noneho nkura muri ko dimanche ndazamuka gutyo paka kurinda ngiye kwiga mu by'Imana 95 96 97 98 oya mvuze ngo muri kangahe 9 niho wabigeze muri 2005 mfasha nagwe imibare nayumvaga cyane 2005 mu ambere mu by'Imana 2006 2007 2008 2010 niho nashoje kwiga 2011 Imana inzanira wa mugabo niwe wankuye mu Kibahima abaraje ubwo rero naho ngaho nakuriye ngenda gutyo ndirimbira aho ngaho nibutse abantu ko tuzagana n'iyi famiye tuzaganira Joseph na Goreti bafite inkuru ikomeye y'urukundo y'amateka ukuntu yarambagije ngo abantu 11 ngo nkaza ndi wa 12 ajya bimbwira nk'umwe ariko azanangurira impamo y'Imana umuntu wamwemeye ndi wa 12 azangurira uriya mugabo ndaza kubimubaza ni araza kubimbwiraho neza izana indirimbo abadatabiyaza amasero ibintu turabishimira Imana naje na za flash zivuye aje na za YouTube nukuri aha Imana igejeje ikora ihabwa icyubahiro ndaririmba rero suko se natangiye turirimba kuri za diskete turirimba kuri ndindi mu kwezi kwa 2010 ndumva abana ku ishuri 2009 niho bankoreye igiterane mu by'Imana ndanabashimiye bagatete basoma bari bayoboye groupe ya protesta yo murete mu by'Imana bamuri fundraising hitangwa 200,000 260 ndumva byo icyo gihe bya 2010 none barangije bitankoramo audio nibo bankoreye audio rero yiyandi bivuga ngo umunsi Imana yakwibutsa utuye bazabimenya ni hariya nahise nyikorera gura nubwo nahise nyikora 2011 kuba ariko nyakuye mu mafaranga bamure fundraising 2009 ubwo rero ko naje kwiga 2010 ubwo bitahumereza aho nuko rero natangiye nubwo nagiye muri studio iriya audio yanjye ya mbere yakozwe n'umuntu bita David wo muri Future Record ndagushuje David ndagukubuye ubyumva bimenye rwose ndagushimira muri Kenya se hano cyane makuru nigeze kwita mu gutwi ndaza kumshakisha Emile Nzeyimana yankoreye indirimbo neza mba numva nyine yarayikoze neza nkumva na n'isanda cyayiririmba sinigeze mpindura umuziki yakoze bigaragara ko nyine yakoze neza kuko yaza kuba ari bibimba narabihinduye basi wumva atari nziza imibereho yawe niwe wayikoze wumva atari nziza bari mu mugisha nubwo niwe wankoreye indirimbo bwa mbere David reka tuyirimbire abantu imibereho yawe Imana yiziwe ubuzima bwawe buri mu biganza byayo kubera kuki urusoro mu nda y'umubyeyi wawe yaguteguriye ukuzabaho kugeza upfuye newe kugira ubwo terwa n'abantu kubera yuko kuzabaho bizwi n'Imana igeze yabwira Yeremiya we nakumenye
niyo bayinkoreye mu by'ukuri indirimbo ni nziza mu buryo bwose kandi yubatse imitima y'abantu. ni ukuri Imana ihimbaza. Yavuye ku cyo gitekerezo kugira wandike indirimbo nk'iyi. Ese ni imibereho yacu Imana irayizi. Ubwa buzima bwawe ni bwa ariko taravuga singusubije inyuma gato hari wavuze wamenye kuri imfubyi ryari? Mama yapfuye 2005. Yego. Niho natangiye ubuzima 2003 gutyo mpuzamahanga. Yego. Reka tuzi kuri iyi ndirimbo yacu tugenda tunasaba umusozi kuganira cyacu. Iyi ndirimbo nsigaye yaratinze. Rero iyi ndirimbo umuntu arayumva wese akumva kozweho. Urumva ubuzima nabayemo bwo kuba wagiye aha ukabona nabaye hariya ngeze igifumba nibwo nicaye mu buzima bwanjye ndeba ubuzima mbayemo nkareba nyine ukuntu bimeze ndavuga ati Imana imibereho yanjye Imana irayizi. Ariko hagati aho urumva hari igihe cyageze natangiye kwibara niga mu wa kabiri segonderi. Nibwo rero twabanaga n'abandi bana aho ngaho nyine ifu babahazi barahazi bakirira nabayagurije twabanaga nabo bari abana b'imfubyi nawe nyine yari yarabasize nase ntawe bafite nyine bibana aho ngaho. None nibo twabanaga rero icyo gihe twabaga nyine muri urumva ubuzima twari tuzi ngo guteka twari tuzi kugira gute twararaga mu rutara twashyizeho imyase urutara sura rwibuka. None twakuraho umwasi umwe cyangwa ibiri yo guteka ubugari tukamanuka tukararamo hasi twihindukije rimwe kuko twari banini twese tukamanukamo mu rutara no guhaga no kubyibuha nta wibwiriza ngo azamuka avemo bugacya twese turi munsi y'urutara. Ibwo buzima bwose twatetse ubugari hakaba igihe dusangamo igiceri mu bugari tukagura utunyanya tukakora agasosi. Ubwo buzima nabwo ati imibereho yacu Imana irayizi. Ariko twasenga Imana avuga ngo gusenga twasenga Imana ikavuga ati ndi Uwiteka mwana wanjye nzakugaburira nzakumenyekanisha nzakugirira neza nzakuzamura nzakwambutsa ibihugu ujye mu bihugu ugenda umvugira shana ukuri maze kubitembera nubwo nta kari kaba ariko nibura shoza umuntu uriye n'indege siko nuriye n'indege ubwo wigeze ubimenya nabyo igejeje ikora ubwo nawe uhise nyine none se nkubeshye n'indege narayuriye ngewe uko ibyo wankoreye mwami we ndatambaye ngushimiye wandokoye nari mfuye rubi nakwitura ikimurengezi tasiye turamushoboje nawe yararirimbye aho Imana igejeje ikora nuko Imana tubaye tuyishimiye. Ibyo wigeze ubitekereza? Ntabwo nabitekerezaga. Yego. Ubwo buzima bwose rero mitavuga ati imibereho yacu Imana yazi irandirimba ifite ubuhamya bwinshi hamwe n'iriyavuga ngo umunsi Imana yakwibutsa aho tuye bazabimenya. Nayo naririmbye twahabaye igitano cy'imidugudu myinshi cyane yabereye Nyabisindu. Tugiye twumva baravuze ngo reka twumve ko kakana k'igifumo kaze gatera ikorasi. Hari Geraldine hari mugabo twigiye ku birenge ariko bwa mbere mbonye twigiye ku birenge na Geraldine na bose babireba nibwo bwa nari mbabonye baziye rimwe Muhanga iyo Nyabisindu twigiye ku birenge ndamushuje mugabo ndamwemera inge by'abatubanzirije reka tuyitamire mu gihe ntabyo twihimbiye ubwacu hoya sinzanduka ibi nibyo twigiye ku birenge by'abatubanzirije ibi nibyo twigiye ku birenge by'abatubanzirije agahita azamura n'akaguru kwa kundi ngo muhore mucegeye mu mitima kandi atabaza yanyahore yaka aho gutanyura imyenda yanyu mutanyura imitima imyambaro yacu si ibi bitenge haleluya cyangwa ibishanana imyambaro yacu n'imirimo imwe yo kwera no gukiranuka ntabyo twihimbiye ntabwo ari ibintu twihimbiye nuko imyambaro yacu ntabwo iva itegisirwa mwana umugabo yararirimbye uramusaza pasiteri Imana imumugisha mugabo twigiye ku birenge ubwo twari mu nkambi ya Butare ukirukana inkubi y'umuyaga iyo ntabwo nyizi abantu baha ibihumbi bakizera ngenda yizi cyane ndamukunda yego nanjye ndamukunda mugabo twigiye ku birenge Imana tumwita koca uwo munsi bari baje Nyabisindu none ngiye kumva wari ndi kukubwira hano irandirimbo yitwa kumugaragara izuba riva barimbamo DJ n'ibyo yumva ngo barimbamo DJ naho yaturutse Nyabisindu baravuga bati kakana gatera ikorasi ubwo bavuga ngewe urumva abashyitsi bime nabaje twese twaturutse mu cyaro twaje Nyabisindu kureba nyine imidugudu yagiye yoreza amakorari nari nateyemo agakorasi rero bandatangiye imbaraga z'Imana
imbaraga z'Imana ngeze mu nzira ntashye ndebye ukuntu bampaye ikorasi paruwasi yose yateranye ururembo rwose ruhari oya ku ikorasi yawe ku ikorasi nteye nageze mu rugo iriya ndirimbo nyirangije umunsi Imana yakwibutsa aho utuye bazabimenya urumva ko twajyanye n'abiwacu b'Igifumba twajyanye na korali y'Igifumba umunsi Imana yatwibutsa aho batuye bazabimenya n'ab'Igifumba barabimenya ko Imana yanyibutse kubona bampaye n'indirimbo mu giterane cya paruwasi yose paruwasi yose ihari naho iyo ndirimbo yavuye naho iyo ndirimbo wumva birirwa baririmba ngo DJ we yavuye aho ngaho paruwasi yose yatera ngayo ngo singwa amakuru man burya naho ngayo ndirimbo yavuye ubwo rero natangiye indirimba gutyo hanyuma tugeze 2011 2012 tugeze 2012 mbona umuterankunga amafaranga nkora amashusho ubwo dukora amashusho mba nzamutse gutyo izo ndirimbo nyine n'ubundi Imana ibibikoze ityo nuko natangiye ndirimbo ubwo se numva Imana itarakoze ibintu byiza cyane iki kibazo numva gashaka kukibaza rwose tumenye inkomoko y'umuziki wa Rwanda umaze gukora album zingahe baranizingahera kanebe ni nk'esheshatu rwose mbibaze neza nabyibutsa ko nawe urantunguye niko sawa ariko birimo biraza ariko indirimbo zo ni nyinshi kuko harimo nizo nagiyemo amakorari hari nizo mfite ntaranasohora urumva n'igiswahili kinazemo ariko Yesu agenda abikora urumva n'igiswahili nacyo kinazemo mbega indirimbo zirari ni nyinshi gore muri urugendo rw'umuziki no kuririmba hari ikintu cyaba cyarigeze kikubaho kumva wareka kuririmba kankubwire rero buriya bintu byo kuririmba ikintu cya mbere hari igihe uba ufite amavuta udafite kashi ukaba ufite amavuta ariko amafaranga ntayo kandi noneho ibyo bintu biri mu bintu bisubiza inyuma umuhanzi wari ufite ubushake ariko nta bushobozi wari ufite amavuta byongeye ariko ubushobozi bugahita bubura icyo gihe utuvuga ati po n'ubundi bisi ibyanjye reka mbiparike nzategereza Imana ibanzize ibyo bintu biri mu bintu byanatuma ubyihorera kandi atari uko wari ubibuze ufite ibihangano ubuze ahubwo ubuze iki ubushobozi rero buri mu bintu bituma umuntu yanaparika akabyihorera bitewe n'ubushobozi nyine buke nibwo bwakunze kukubangamira hagiye butubangamira twarapfundikanyaga ariko umutwari nawe ntako abatagize nanamushimira yagiye akora ibishoboka byose urumva yatwaraga moto akihinga akavuga ati reka nanjye nihinge ndebe yuko hari ikintu twageraho yagiye amfasha muri byose abantu nabo bagiye bantera inkunga akabona abantu akangubwira Imana izaguha abantu buriya ubuzima Imana izaguha abantu kuko hari Imana ikoresha abantu rega bike ntabwo Imana muzigira muyibona Imana uri kirenge cyane oya Imana hari ibintu bitatu Imana ishobora gukora ku buzima bwawe ukaba umuntu wuzuye Imana iguha ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu gasubiremo numva ngafata Imana ikiguha ubuntu bwayo kubw'ubuntu bwayo bikaguhuza n'abantu abantu bakaguha ibintu ugahinduka umuntu Imana iduhuze n'abantu kuko singiye kukubeshya hari igihe Imana iguhuza n'umuntu w'umumaro akahita hindura ubuzima bwako kamwanya kandi byambayeho n'ubu biri kumbaho n'ubu nicaya n'ubu nicaya igira umuntu ndi kugenda ni ukuri kose Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro ntibisaba babiri reka Daniel yakora kimwe gusa ubu segure wari wahura n'uwo umuntu nahuye nawe gusa se uhura nawe nyine ubuzima bwahinduka reka tugende noneho tugaruke ahantu natangiye nkubaza dusoza turi noneho tugeze mu gice kibikuvugwaho mu makomenti ngenda nsoma mu biganiro bitandukanye nahereye hariya mu giterane cyo muri Arena Apotre Mignone agize gukira guhamagara ariko uzahagera nte ati goreti yaje hagarariye diaspora ya Kenya niho naringize dukaza uriyumvisha uti hariya nabikubwiye natangiye mbivuga hariya nahise hari n'igihe yigeze kumpamagara numva ibyo babibize mu biganza hari uhita wibaza ukavuga se mwami Yesu nciye bugufi imbere yawe ntago ari ibintu byo kumenya nibyo navuze nkubwira sinjya mbimenyera harantu sinjya mamenyera simenyera gatuti nta gatuti na kamwe ngewe njya menya ariko hari igihe umuntu aguhamagara bite nano ugiye guhagarara ugahita utangira ukabwira Uwiteka ati Uwiteka Mana mfasha ngirira ibaba ariko none ugahita turona ubwenge ukavuga ngo Mana byonyine guhagarara hano ibi nabinganya iki ibi se nabikesha ibi se na mbese ukavuga ngo iyi ni Imana ibi nteye iteka nuko rari niteka ry'Imana nuko abantu wenda bagira bakavuga amagambo menshi ariko najye mwe guhagarara hariya kucyo byita iteka niteka Imana ibi nteye bitewe ngiye nkura amateka yanjye nakura amateka yanjye nkahita ndeba umuntu unyicaje aho nicaye
ubu muntu Imana ikoresheje nibyo nakubwira ngo Imana iguhuze n'umuntu usubiza amateka none se ntago uzi ko ba Joseline baririmba twibutsa amateka yacu twibutsa iminsi yacu ya kera ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we waraturengeye cyo uba wibutsa amateka yawe wareba ahantu wicaye wareba umuntu Imana ikoresheje erega Imana ikoresha abantu ibyo nayoze nkubwira wareba umuntu Imana ikoresheje ahana kwicaje gahita ngo Mana nibitari buzabikora yego rero cyagiye yarampamagaye sirimisi kabiri urabizi ntago ari rimwe ni kabiri yarikanze yego hariya ho uhita utegeka avuga ati nyine witeka dushyigikira ubare natwe ariko nanone ugahita wumva mu mutima igitsikamutima ukahita ati nkanjye ndinde wo guhagarara imbere y'abantu bangana gutya nkanjye ndinde wo guhagarara imbere y'isi yose nkanjye ndinde nkahita nibuka ya mateka yanjye ndagiye inka marayika akansanga mu ishyamba akahita bimbwira bikaba birimo gusora muri 2024 icyo gihe rero ituvuge mu ugahita ujya imbere niho ko kwagusara kwanjye ubona ubundi buriya nyine ngewe mpita ndirimba ntitangiriye nkavuga ni byonyine gukandagira hano kiri gitangaza kuri Goreti ubwo ubundi hasigaye avuga ati witeka warakoze nkaba ndawumanutse umuziki nkawumanuka niko kuntu kumbona kuriya ngaye ngo yego reka nkubaze iki kibazo njya nsoma comment nyinshi wenda z'ibitaramo bawagiyemo kwa Mignone mu Rwanda cyangwa se abakozi b'Imana bamaze kwamamara cyangwa gukomera usanga barahindutse ikimenyetso kigibwaho impaka muri societe ku masosho media mu byo butandukanye kumva n'umuntu aravuze ati ubuntu runaka akorana n'imyuka mibi agikuzimu nagiye mbibona mu makomenti ko ati Goreti witonde cyane uriya mu mama muri kumwe agikuzimu iyo uri kumva ibyo bintu by'imbusi by'abantu basa naho bari gukunda bari kukugira n'inama bangira inama uriya mubyeyi rwose ati ashobora kuba akorana n'imyuka mibi ugasoma izo comment nk'uko wenda nanjye njya zisoma nagize amatsiko byakirute muri wowe kuri wa Apotre Mignone ni muntu sinzi mbere we nawe kugira nasubiza icyo kintu ntago nibaza ukuntu umuntu ashaka kugutegeka mu burenganzira bwawe cyangwa agashaka kukugira ngo kugirire mu burenganzira ibyo bintu n'umuyobozi wacu w'igihugu yarabikunda cyane ariko ni gute umuntu we subwo nabanze nawe yigirire impu kuko umuntu akuyobora mu burenganzira bwawe ngo ugenda gutya muri ubwo burenganzira bwawe ukwiriye kuba mu burenganzira bwe nabanze nawe akemura uburenganzira bwe kuko buri muntu wese afite ukuntu agomba kubaho sibyo none uyu munsi wa none urambwira ngo wijya kwa runaka gikuze wijya kwa gutese niba abo bantu banabyandika abo bantu babyandika bakanabivuga ngiye ikintu cyambere nabanza kukubwira uriya mubyeyi n'umubyeyi wawe none impaka zirangire ibintu byose bive mu nzira uriya ni umubyeyi ukunda abantu uriya ni umubyeyi w'abantu ni ubwango ni umubyeyi w'abantu ubyumve dufite ibamya n'ibimenyetso ngewe uye kuzimu ntayo nzi urumva ikuzimu ntaho nzi ibyo bintu bavuga ntago mpazi nimba bo bajyayo rero ahubwo ngiye bazamene ibimenyetso byawo n'ukuntu hasi ngiye nta kintu kimwe byizi ibyo bintu byikuze rero umuntu bivuga ntago ndicara ngo ntekereze ubwenge afite ukuntu bungana ubwenge afite urabona umuntu ufite ibikorwa ukabona umuntu ufashe imfubyi ukabona umuntu ukuzamura uri wese urinde wo kwicarana nawe ahubwo se yanabibonye nibura niba Imana yari ihumuye amaso abantu bakareba uburyo Imana yaduhaye impano mu biganza bikeka nkubwire ni wowe ubizanye reka mbivuge yabivuge Imana yo mu ijuru niba yari imbabariye igahumura abantu amaso bakareba uburyo Imana twihereye impano iramanuka ituzanira mu biganza bakareba agaciro mubyeyi afite uriya mubyeyi ni umuntu ukunda abantu ni umuntu bese mu mutima we aciye bugufi mu mutima we n'ukuntu ubwe wenda n'icyubahiro afite n'ukuntu ameze n'ibintu akora nubwo we ariyorohereje cyane ubwo twebwe abo ariyoroheje cyane kandi akagombye kuba ari mu kirere afasha abapfakazi afasha imfubyi afasha abakene afasha abana bari mu mutuku ubundi ntago nibaza ukuntu umuntu yaba akora ibikorwa bingana kuri ngo uvuge ngo ni ahubwo ndi kwibaza ikuzimu se bafasha barakijwe ku rwego bageze ubwo bashobora kuba basapotinga umuntu ufasha ibikorwa byiza nka kuriya ngenda kubaza we wabisomye nsobanurira narabisomye ariko sindi umusobanuzi wabyo ntabwo uri umusobanuzi wabyo rero ikintu najya ngo mbatangarize mbabwire amaso yanyu nahumuke amaso yanyu narebe urumva dushyigikira umuntu ufite iterambere ahubwo bikemu nawe usabwa kujya kubaka iriya nyubako arimo no kubaka
iriya nyubako katedro agiye kuzamura inyubako yitwa katedrali iriya nyubako ahubwo namwe muyisapotinge twubake tuzamura ubwami bw'Imana ahubwo Imana imutiza amaboko yubaka urusengero kuko n'urusengero uyu munsi wa none afite nta nubwo abantu bari kubasha gukwirwamo ahubwo isi yose nyitangariza nimuzana amafaranga aho mwayabitse hose tuzamurira katedrali tugende tuvugemo Imana nebyo kuvuga ngo bagikuzimu na akazi kabo nge ntabwo ibyo ngibyo ahubwo ubwo wabona wenda niba ari babahazi bazaze bahadusobanura twe ntabwo tuhazi twebwe dushyigikira iki uw'Imana ashyigikira uriya mubyeyi ashyigikiwe n'Imana Imana data anamavuta reka nkubwire bika singiye kukubeshya hariya biranahindutse uhagarara ahantu wavuga Imana ukavuga Imana ukajya wumva biraturuka mu birenge ukajya wumva amavuta arimo aramanuka ukajya wumva ibintu birimo kugutera umwuka wera akaba yamanutse hariya hantu ubwo singiye kukubeshya dore aho ndaha hari rezo uzajya ukurikirana abantu bahabwiriza ukurikirana abantu b'Imana bahaba nawe ubwo ukurikirana ibiganiro bye avuga Imana neza sindana ahubwo Imana iduha abashumba bameze nka Poso iduha abashumba bameze nka Poso kandi wenda si ukuvuga ko badahari ariko niba Imana yari imbabariye bose bakamera nkawe ndabivuze dore aho ndaha noneho ubwo mugiye kwirwa muntera amabuye ndabivuze Imana ibaha umutima nk'uwo afite kuko afite umutima ngiye niwe watumye Aposo nkumenyesha ukuri niwe watumye nemera yuko Tabita yabayeho ngewe ubundi waranabimbwiraga nkumva Tabita se Tabita ngo abantu bafashe imyenda ngo barayinaganika ngo bagira gutya ngo mu kirere nkumva nyine nibyo ngibyo bira ariko yatumye nemera ko Tabita yabayeho yatumye nemera ko intwari z'abagore zabaye muri Bibiliya kubera ibintu adukorera n'ibintu akora kandi ntago bikorera umuntu umwe ntago bikorera babiri ikindi cya kabiri ntaharara ntabwo aharara umuntu ngo ndaguharaye ubuso ubunkange koko Gorete ubuso yaba ari kunshiki koko mu byukuri cyari ikigaragaza kwiki ko aciye bugufi yumva umuntu wari we wese so ndamukunda rero n'umubyeyi wanjye nta n'ikindi wakora nta n'ikindi warenzaho ahubwo Imana imuha umugisha aho ari ndamusabira umugisha ndamusabira imbaraga n'amavuta yewe ndamusabira buri kimwe cyose Imana imusapotinge Imana imushyigikire igihugu gifite umushumba byongeye mbisubiyemo Imana imuha umugisha murakoze yego yes urakoze cyane ni byiza hari abantu bakeneye ko bamenya imbamutima zawe ku muntu uriya cyabivanye nizo comment nyine mba nkubwira kandi ubisobanuye neza ndetse urumva numiwe ariko ko ku mutima wawe gore dusoza kino kiganiro cyacu uramutse umenye ko usigaje amasegonda 30 ku isi wayamaze iki ndamutse menye ko nsigaje amasegonda 30 ku isi wayamaze ikintu nayamaza nabwira abantu bakira umwami Yesu nk'umukiza Yesu agiye kuza kuko ibi byose turimo naho mva twagiye naho ibyo byose n'uwo mushumba wacu ndimo mbabwira ahora bitubwira buri munsi umuntu wese ni yezwe kuko Yesu agiye kuza ubu buzima turimo ejo buzahinduka nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima tuzaba muri buno buzima tubeho neza ariko nyuma yabwo dufite iyindi gakondo mu ijuru icyo nabwira abantu rero nukwezwa tugakizwa tukagira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro kuko utejwe atazabona umwami Imana nicyo nababwira ni kiri kudutegurira mu muziki burumvikana ni ibitaramo turashaka gukora ibitaramo turashaka gukora izi ndirimbo wagiye wumva kandi urumva ururimi rugenda ruhinduka ni ukuvuga ngo turi gutegura umushinga muremure w'indirimbo iz'igiswahili iz'icyongereza ikijyarwa tugakomerezaho ibitaramo bikaba kandi ukuri dushimire bashimire bantu b'Imana mudukunda ndabakunda nanjye buriya iyo murimo kudusapotinga murimo kuduha amakomenti mutubwira ati yego courage tubigenze gutya erega reka nkubwiza ukuri abantu bareka ishyari n'iribi ishyari ririca abantu bareka ishyari usapotinge mugenzi wa umuzamura umubwire neza erega abantu bakunda kubwirwa neza nta muntu wanga kubwirwa neza ndaha umuntu wese abakeneye umuntu umusapotinga kandi umubwira neza Imana rero mu ijuru rero ibaho umugisha tubateguriye byinshi muzagenda mubibona kandi nawe turagushimira urakoze cyane reka dushimire n'abantu bose bari kuba kino kiganiro narinde kuganira na Gorete umuhanzi nyarwanda uri gukorera umuziki we Nairobi mu gihugu cya Kenya ari naho twahuriye ariko hari umuntu ushobora kuba ari ikiganiro ashaka kuvugana na Gorete ashaka kugushimira ashaka gutera inkunga ibikorwa byawe we yakubona kuwe muri ngewe mfite cano uyu munsi wa none ntago tukiririmba ngo tucuruza amasede twebwe twashyize ibihangano byacu ku macano yacu cano yanjye yitwa Mushimiyimana Gorete wajyaho Mushimiyimana Gorete bamaze kubimenyera wajyaho ukareba nyine uko bimeze hanyuma ukanama n'igitekerezo ni byiza subscribe hafi aho rwose burya ubu nteye inkunga bikomeye cyane hanyuma
ubundi ibintu byose bikagenda neza. Yego gore urakoze ngira ngo basangaho na nimero zawe na nimero za telefoni 0783 44 85 665 ndacyayikoresha nubwo mba muri Kenya ariko ndacyayikoresha. Yego bakuri WhatsApp tuba kuri WhatsApp niba iba no muri mobile money iyo byose bibamo ya murakoze cyane inshuti bakunze mwari mudukurikiye muri iki kiganiro cyiza kuganira na Goreti biraryoshye cyane ntiwamuhaga ariko tuzamugarura ndetse n'umugabo we tuzabazana batubwire inkuru y'urukundo rwabo muri bimwe yagiye anyuramo nyine byose tuzabivuga mu kiganiro cy'ubutaha. Tuti rero mugende kuri channel ya Goreti yamaze kubabwira murabibona munsi y'iki kiganiro mukore subscribe kandi mu sharing indirimbo ze kugira ngo tumufashe kwagura ivuga butumwa. Asante.